reka maze nkuzimane ndabizi waturutse kure sibyo reka maze ngusumye sheri yakomeza umwe urisanga hano ni iwawe sibyo ni iwawe n'ukuri kw'Imana umva nta wundi mukobwa ujya winjira mu rugo ni wowe wenyine sheri wese ko tari kunywa se gasubiye kuko akagaheruka kera ciyaza ariko ku buzima bwacu dusangiye ku rukundo rwacu ni ku rukundo rwacu naho ubundi nyambo sibyo ko banzuma akabiso dusomye ku icupa nyambo karame ngenda ndagukunda n'umutima wanjye wose nibyo sibyo humura uzegama mu gituza cya Burahamu ariko sa nk'ukeka umva sha shushu be no kuri kimanda gukunda sibyo nibyo ubu numbeshya se ako shira ngo nsinde wigira ikibazo izi zose ni inzoga ngiye buriya nagutegereje mbanza kunywa ibiki uru rugo ntabwo tujya tuburamo ibyo kurya ibyo kunywa byose biba bihari sibyo ndabizi uri boss ariko se sheri urashaka ko nsinda gusinda se hano nakubwiye ko ari iwawe nusinda hari icyumba nubwo tutari abana ugashaka kuvuga iki ko twaryama se nuramu ntabwo dushaka kuryama aka kanya sibyo tuzaba turyama aracyari kare ariko wasinze no kuryama wakwihengeka nta ni mu ntebe wakwega mugasinzira ukamera gutya washaka ukabona washaka ukanasura nta kibazo kongwe uyu mukozi wanjye nawe wagira ngo afite za kirida mu matwi kongwe hano nkubwire ngo ni kongwe bose nta no kuvuga ngo karame fata amafaranga 5,000 sibyo hari umupasiteri ujya konora ku muhanda kuko motera hamugejeje sibyo ihute agiye kuza hano sibyo hano ku cyapa cya magana ngaye uzamutsemo hano mu kayira sibyo kuri umuhanda warugona ariko nkuvana ku Gikongo tumaranye hafi amezi 2 ubu ntabwo ikalitse urayimenya bose hari imihanda myinshi hari iyo ukase hano hepfo ntabwo nguye mu katano hepfo kata kuri wa ruguru sibyo urabona moto n'umupasiteri gutya na gutya wambaye tise gutya urabona abapasiteri baba bateye uramubona kuko nawe ahagaza no kumanda mutamaze kwa yambaye na karuvati se oya nta kibazo bya karuvati we uramubona uhitumuzana wegenda ariko nkuko bari kugutuma aze kuko dufitanye gahunda nase sheri hagiye kuza umupasiteri hano ubu se nasanga turi ku munsi nta oya soma ntaribi pasiteri rwose ubu sheri nazara duseka haduseka za pasiteri bo ntibanywa oya wibabeshyera ariko shana akuzi kugikina nakorewe niwe karibu urakoze cyane karibu pasiteri muraho neza cyangwa Yesu ashimwe Yesu ashimwe nzovu ahimbazwe pasiteri uyu munsi uramukozi umumaranye iki kingana iki uyu mukozi shano buriya mfite umukozi ndamwemera namuvanye ku Gikongo yego ariko ni umwana mwiza ariko afite defi imwe yonyine ese nzovu mutekereza ko muzasezeranwa nani narakubwiye ngo utarareka ibisindisha ntabwo nzabasezeranya inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo ntagira ubwenge n'ubu ntekereza ko ari ubwa mbere na nyuma nje mu rugo rwawe ukiwisindisha haranditse ngo vino n'umukobanyi ariko pasiteri ubukwe bw'ikani na Galilea si inzoga banyweye wari uhari bwatashye bute wari uhari kandi handitse muri Bibiliya haranditse ngo mu migani ngo ukerezwa n'impaka zitamwerekeyeho uwameze nk'ufashe imbwa amatwi Are you sure, Emmanuel? hanyuma mushira wambwiraga n'uyu nguyu Hey, Jesus!
handi haranitse ngo urwo rushunga ndushyi mu ruhare ababuze ubwenge n'abagiye gupfa nzovu avuze ubwenge cyangwa ugiye gupfa kongwe ngo nushana pastor gusengere kuko ntabwo ndamfata umwe gusenga ngo ubusubiye ngo ntabwo asubiyeyo hari inyigisho zibereye abangaba gusa ubwabo hari ibyo umukozi wayo amenye kubaha hanyuma rero nzovu umukozi murababara gatoya umushiro mbwiraga n'uyu nguyu pastor uyu bamwita ikibasumba na pastor njye nari mfite abakobwa benshi nari narakunze ariko dore uw'Imana yanjye nagupende ko areshya birahaguruka yahagurutse habura hano turebe ke habura no kunte konere nyoreza sheri ariko nawe sheri nasaba natagusumba pastor wana aricyo mbaye se ugiye kurongora umwana ntibazagufunga uyu mwana yiga primaire nta nambwe aratangira ishuri umwana se urabona nanjye ntari umwana ubwo n'umwana ufite ubwabo nakuboye bwabaye imvi nk'imigwegwe ari gukora ku cyuma uri umusyi uyu mwana ntabwo uri umwana ese umwana yamenya kwifata ukuntu nk'uko nyine wifasha nk'ujya gucirira imbwa oya pastor nene se urakuze bihagije icara tuganira urakoze muri ibihe koko nina sheri manura shakora bisabirasabiraga none twahuye duhwanye nyine nuko nza kwasengera rero inyigisho zigeneye abakundana bateganya kurushinga murankundira dusome mu bakora into ba mbere ibice 7 yego pastor turasoma umurongo wa 1 kuza kwa 5 wonyine ibyerekeye ibyo mwanyandikiye ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore ariko buretse sinzamukoraho kandi ukuraho mvuga suku umufashaho n'umukozeho kandi Imana yaravuze ndavuga ngo reka dusengere sheri reka banza tubwire iryo jambo wavuye mu rubavu rwanjye kuki ntagukora se sheri ndavuga ibijyanye no kumwenda ntabwo mvuga kumukora gutyo no kumufataho nese ubonye mwenzi nibe nakukubwira nyine kumwenda ni gute iceceka pastor nta wendera undi ceceka bazakwenda uzabibona umurongo wa 2 hakavuga ngo none nawe urashaka kumwenda nzarinda mpfa ntikwiye kubinyangamugayo umurongo wa 2 haravuga ngo ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agira umugore we n'umugore wese agira umugabo we turi kumvikana neza nyine ndi kumwe na nyina wanjye buretse umugabo aho umugore we ibimukwiriye kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we ubu twese n'umuntu buretse turi kumwe tugakomeza kuvuga ngo kuko umugore adatwarwa n'umubiri we ahubwo atwarwa n'umugabo we kandi umugabo nawe adatwarwa n'umubiri ahubwo atwarwa n'umugore we ntimukimane ku murongo wa 5 turi kumwe neza ntimukimane kiretse ahari musezeranye ntabwo tuzimana ntabwo ibyo navugaga mwanturi mwe mwambe bamwe mwamacamwe se sheri uyu mupasiteri ndakoresha umwuka wanjye uyu mupasiteri ko atukana ntangara gatama ariko pasiteri abapatse muri ibi bihe nyine ariko ubu namuhamagarira umupasiteri utukana wese wamujyana nzagusezeranye umurongo wanjye kandi umusozi ngo ntimukimane ku murongo wa 5 kiretse ahari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura Shetani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu soreza aho ngaho ngo dusengere pastor ahubwo kararyoshye reka bagusengere kugira ngo ubukwe buzagende neza wa mukozi wanyu ari bavuga ngo tumusengere afite ikihe kibazo ikibazo afite umudayimoni sibyo umutera inyatsi yo gushiriza pastor gushiriza n'inyama kazishiriza byihoreye n'inyama kazishiriza iyo mbwa bigirize hano kongwe hambyaranye ndi kongwe ndi kongwe icara hara bagusengere kuko ufite inyatsi mbi cyane y'umudayimoni y'umuzimu ugutera pastor n'ubu inyama yatetse zananiye uba muzima wowe gashiriza inyama
zananiye ahubwo wagicucu zahenze musengero umuzima muvema mu izina rya washize umuco washize igikoma cyakawungana umushyira ibiganza ku mutwe sirasi yo nzoga Nazima inazirira. karibwe ni muntu pastor nungo ni umukozi wanjye muhumirize ndagushimye uteka imana yacu uri umukozi w'umuhanga herwa abafite inyota n'inzira byo kuzakubona amen amen uyu mwanya none ngeze mu rugo rwa Nzovu na nyina wa Mbogo bafite intego yo kuzabana uyu mugambi ni mwiza haleluya uwiteka imana yacu nagira ngo ubahaze amahoro mu mugambi wabo ubahe kwirinda ibibi ubusambanyi babugendere kure urabona mana bagira ngo ninjere ihuye n'impaca cyangwa se marijo zigiye kubana n'umuserebanya n'inyinyikere igiye kubana n'umutubu byose birasa. Oh my God. Nirukana imbwa ngahura nazo nakwirukana imisiro ya kaze marijoze niko byagenze. Dore igiti cyabo nyoni kigwaho waya ni boti ishaje umupira ugenda uri kugwa. Hallelujah. Apostle, we hear of this. Nakuzamuhe kuba ku rugo rukomeye. Harimo umuhungu rero nyagasani witeka imana yacu. Tekene bodo shamburete jyanizuzane ndataye. Shikana bongo no sai. Imana yacu. Uyu mwana ufite umudemo gushiriza inyama ndamumwambe mu izina rya Yesu. Ntugashirize inyama. Shiriza ibijumba cyangwa kawunga n'umuceri birahendutse. Are you sure, Emmanuel? Nyama zo zarahenze. Nubwo kuzishiriza ubutani inzano nzarya inyama kuko utazishirije. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Good luck. Pastor mwazanye kirimo kiranguta cyane. Uri kumva nzoga ndi gusenga? Nzoga ndi gusenga wowe. Pastor. Kucyumvura. Mbabara pastor. Nzovu ntuzana murongo. pastor Kaza guta kugase. uyu umva ni umukobwa nakunze sibyo nanza abandi bakobwa ngenda mbabenga dore sibyo dore uwo nzashaka nguyu Kwatangiye inzoga yuze no mimazemo. ariko kubera ko ni satani wowe wagira ngo winjiye muri inzu wawe winjiye na satani Dusengeye ariko ukanasenga udutuka ngo tumeze nk'imbeba ngo tumeze ngo nkamari Jose. Oya ngo kumeze nk'iki? Okay nta kibazo. Nase ku Oya nta kibazo uko wigize mu byo muri miruwari. Umva ko nakavuze kumeze nk'iki? Oya nawe wakomeze. Oya ngumva ko nakavuze nk'iki? Komeze neza nk'umuntu w'Imana. wari mwe ni Imana nyije kwemba hari abantu yaremye imisiri. N'umuntu waremye nk'Imana. Irangije duhikira ko tuze turema abandi. Uremwe n'umuntu wasinze Ariko ntabwo ndi imisarabanye ngombe na Marijo. Okay ntabwo ni Marijo Jose ujya gusa nayo. Nuko udafata imibu n'ibinyenzi wowe. Bosco naziko mwazanye pasiteri nkambona ari ikiraje ku muhanda. Ngendekira. Ni Kararuganya wantu uri begendekira. Ijambo rimwe. opase kuje kurwanya mu rugo rwanjye Wowe ndagusenga Imana ushirize n'amasafuriya indi bivemo bakwirukana.